batandukana ubwo mama Vanilla yerekaga Sano ifoto yasaga neza nk'imwe mama Iriza yari yamuhaye. Sano ubwo yaratunguye cyane ahita ashyira Iriza hasi. Mama Vanilla aramubwira ati hari icyo ushaka kukubwira Sano. Sano ahita abwira Iriza ati iri waba ugiye kuryama ko ndahita nza ntago ndi butinde hari ikibazo. Iriza ati nta kibazo. Ubwo umukobwa ahita agenda maze Sano ahita abaza mama Vanilla ati iyo foto wayikuye hehe? Mama Vanilla ati ni ya kera ninjye n'umwana wanjye hari ahantu waba uyizi se? Sano atunguye cyane ati oya umwana wawe Vanilla se? Mama Vanilla ati oya ntago ari Vanilla, uyu nguyu ni bucura bwanjye yitwa Vanessa ariko yarapfuye. Impamvu narinje hano rero ni ukugira ngo nyine ngire icyo ngusaba. Umugore wawe buriya ndamwikundira cyane kubera yuko iyo mubonye atuma ntekereza Vanessa wanjye. Naryamye mbura ibitotsi aba aribwo mpitamo kuza hano kugira ngo byibura nkusaba uburenganzira buri munsi njye nza hano kureba Iriza cyangwa se nawe umunzanire maze ansure byibuze nzajya numva rwose ntababajwe n'umwana wanjye wapfuye kandi mu by'ukuri nari maze imyaka niteguye kumubona. Sano ati se yishwe n'iki? Mama Vanilla ati ni inkuru ndende gusa ntacyo reka nyikubwire. Mu myaka ishize nabanaga n'umugabo wanjye dufite abana babiri. Vanilla yari afite imyaka 8 naho uwo muto afite imyaka 5. Nabwo nari umuganga ariko mvura abagabo, indwara z'abagabo nyine nizo navuraga. Ibyo ngibyo byatumaga nyine mu kazi kanjye mporana n'abagabo nkanahura n'abagabo benshi, birumvikana nyine nabaga nkurikirana niba nabavuye neza maze bagakira. Ibyo ngibyo byatumaga umugabo wanjye agira amakenga agakeka yuko muca inyuma kubera ko nyine ngo nahoranaga n'abarwayi b'abagabo benshi. Nageragezaga mu by'ukuri kumuturisha nkamubwira yuko ari umubano nyine usanzwe wa muganga n'umurwayi ariko ntabyumve. Byageze aho nyine tukajya turwana ari byo dupfa. Buri gihe nkataha abana nyine bambaza ngo mama ugiye kongera urwane na papa, cyane cyane noneho uwo nguwo muto niwe byari byarahungabanije cyane. Ubwo nashakaga uburyo naha yaryamye kubera ko nifuzaga nyine ko atubona turi kurwana. Umunsi umwe rero ubwo umugabo yaravuze ngo agiye kudutembereza maze ubwo twese tujya mu modoka gusa ariko Vanilla we yari ari kwa nyirakuru. Twaragiye ubwo tugeze mu nzira umugabo wanjye atangira kuvuga ngo ntabwo yakwihanganira umugore umuca inyuma ngo n'ubundi reka byose abisoze maze aca agasuzuguro. Sinumvaga mu by'ukuri ukuntu agiye kubisoza. Twakomeje kugenda dutongana maze imodoka ahita yita munsi y'umuhanda gusa ariko ntitwagira icyo tuba ariko mbona umwana wanjye muto ameze nabi cyane. Umugabo ubwo aravuga ngo ubwo ntacyo tubaye ngo reka yice umwana ngo n'ubundi wabona atari uwe. Twararwanye cyane turimo turarwanira umwana. Sano ati ngwiki yashakaga kwica umwana ngo suwe? Mama Vanilla ati yego. Nyimara gufata umwana narirukanse cyane nta n'imbaraga mfite, ubwo kandi nagendaga ntazi n'ahantu ndi kujya. Gusa icyo nabonye nuko hari ahantu mu giturage ngenda aca mu mirima ari nako kandi umugabo ari kunkurikira. Ubwo nibwo naje kugera ku rugo rero hari umugore n'umugabo mbaha umwana n'isakoshi irimo amafaranga menshi. Iyo sakoshi kandi harimo n'utundi tuntu maze ubwo ndabasabana inyaboneka ni munjyanira umwana kwa muganga nzagaruka murebe. Nuko nasize umwana wanjye nyine nkomeza kugenda gutyo ndeba byibura ko nahunga umugabo. Gusa nageze imbere nyine turahura ambaza aho nkiza umwana ndamwihorera ahita nkubita ikintu ku mutwe ndahwera. Mu by'ukuri nongeye gukanguka mbona ndahantu kwa muganga mamaze iminsi. Ubwo nibuka ko nasize umwana maze ngiye kureba ba bantu nsanga barimutse. Narashakishije ahantu hose ndabaririza mbura ahantu bimukiye. Umugabo wanjye we kandi ubwo yahise acika kugira ngo batamufunga. Narashakishije mu by'ukuri abo bantu imyaka iragenda iricuma nta makuru yabo mfite. Ejo bundi rero nibwo namenye ko baba i Rurindo maze ubwo kandi mbona nimero yabo maze turavugana. Tumaze kuvugana tugira naho duhura. Gusa ariko bambwira yuko nyine umwana wanjye ngo yapfuye wa munsi namusigaga. Mu by'ukuri Sano byarambabaje cyane ariko nyimara kubona Iriza nkajya niboneramo Vanessa wanjye. Nabonaga ari Vanessa wanjye neza wakuze. Niyo mpamvu cyagiye mubona bwa mbere nari mwishimiye cyane. Numvise kandi ukuntu Iriza yakoze numva rwose birambabaje. Niyo mpamvu ndi hano rero kugira ngo byibura umuburenganzira njye nza kumureba byibuza ninzajya mba ni kumwe nawe nzajya niyumvisha yuko ari umwana wanjye numve ntuje. Nyagasani Sano byaramurenze maze ati ibyo nta kintu rwose bitwaye wajya uza kumureba nta kibazo
ariko reka nkubaze, ni kuki wizeye ko umwana wawe yapfuye? Bigeze bakwereka imva ye se? Mama Vanilla ati ntayo banyeretse. Sano ati nuko rero ntabwo rwose ugomba kwizera ko yapfuye, kubera yuko wabona barakubeshye kugira ngo nyine utazanababaza aho bashyize ayo mafaranga wabahaye. Mama Vanilla ati urabivuga neza rwose nk'umuntu ubizi. Sano ati ntabyo nzi, ariko birashoboka cyane. Ahubwo si ubwo byagenda gute nk'uwo mwana wawe atifuza kukubona kubera ko wenda nyine yakuze bamubwira yuko wamutaye ntugaruke kumureba? Mama Vanilla ati reka burya nta mwana wapfa kwanga nyina burundu, ahari nyine yazanyumva, gusa ariko mbabarire kuba nakubujije kwiryamira nkaza ya masaha nijoro, sinakabaye naje. Sano ati oya ntacyo bitwaye, ahubwo ni byiza cyane, ujye uza rwose uko ubishaka. Mama Vanilla ati urakoze cyane, reka ngende rero ubwo tuzasubira. Nyagasani ubwo yahise agenda, Sano kandi ugasigara atunguwe no kumenya ko Mama Vanilla ari we nyina wa Iriza. Yibajije ahantu azabihera bivuga, biramuyobera. None se wari uzi kubishatse wajya gukora akazi mu mahanga, urugero nko muri Canada, Dubai, Katari ndetse na Poland? Wari ubizi se ko wakwiga mu bihugu bitandukanye nk'Ubwongereza, Cyprus ndetse n'ibindi byo mu Burayi? Noneho nko muri Canada ho hari inama izaba tariki ya 29 na 30 z'ukwezi kwa 9. Kano kanya ubu tuvugana ushobora kwita wapurayinga kuyijyamo unyuze kuri website yabo yitwa studyworkabroad.net, cyangwa se ukahita bavugisha kano kanya kuri nimero yabo 0788 21 26 11. Bahita bagufasha kubona ibyangombwa byo kwita uyitabira iyo nama, hanyuma wagerayo ugahita unatangira gahunda zawe z'akazi no gushaka ibyangombwa byo kuba wahita utura no muri Canada. Ibi ngibi byose kandi kubikora biroroshye cyane, kubera ko kampani yitwa Study and Work Abroad Expert Limited yaje ari igisubizo ku banyarwanda, kubera ko serivisi nyinshi bagira. Wishyura nyuma yo kubona visa, bakahita bagufasha kandi kubona ibyangombwa no kwiga muri Canada na Amerika ku nguzanyo, ndetse kandi iyi nguzanyo iboneka no mu bihugu rwose bimwe by'i Burayi. Wowe bavugisha kuri nimero yabo 0788 cyangwa se nimero yo ku cyicaro gikuru mu Bwongereza agateranyo 44 74 26 42 20 Bwarakeye maze ubwo tugarutse mu gitondo cya kare, Mama Iriza yari akiryamye naho Papa Iriza yabyutse. Papa Iriza aramubwira ati hanyuma se kutari kubyuka, ntubona yuko bwakeye, isaha zo kugenda zageze? Mama Iriza ati njye nisubiyeho ntago ngenda. Nyagasani Papa Iriza ati kubera iki? Habaye iki? Mama Iriza ati ntago nshaka kugenda rwose, ikizaba kizabe, niteguye guhangana n'ingaruka n'ubundi rega. Namaze kubwira Sano ukuntu ibintu byose byagenze kugira ngo azahuze Iriza na nyina. Papa Iriza ati ariko narumiwe ye, watinyutse kuko urabivuga ibyuko twabonye Iriza ndetse n'ibyari amafaranga? Mama Iriza ati nabivuze rwose, wenda nyine twakoze nabi turya amafaranga y'abandi, ariko kubeshya umubyeyi rwose ngo umwana we yarapfuye kandi ariho ni ibindi bindi pe. Ntago nari kujya imbere y'uriya mugore ngo mubwize ukuri ko umwana we akiriho, niyo mpamvu nabibwiye Sano nawe azagenda afata umwanya wo kujya kumushaka. Papa Iriza ati hanyuma se ko nshimye ko wabikoze gutyo ukaba udashaka yuko tunagenda, uwo mugore namenye yuko twamubeshye uzamukizwa n'iki? Mama Iriza ati ntago azabyitaho, kubera ko azaba ashimishijwe nyine no kubona umwana we. Ikindi kandi guhunga burya si cyo gisubizo, ahubwo wenda nyine ndumva twasaba nk'imbabazi, ubundi nyine tugakomeza kubaho neza nta kwihisha. Papa Iriza ati njyewe ubwanjye nkasaba imbabazi umuntu w'umugore ku myaka yanjye ngatakambira igitsina gore, ntabwo bishoboka. Yasigaga umwana we se yibyariye ayobewe yuko nta warera umwana utaruwe nk'uko yabyikorera. Njye rwose ndigendera, naho nabona rwose muri izo miliyoni zo kumuha. Mama Iriza ati rega ntago azazitwaka, kubera yuko icyambere kuri we nuko abona umwana we Iriza. Nukuri reka tugende tumubwize ukuri, tumusabe imbabazi maze ubundi tunamuhuze n'umwana we. Papa Iriza ati ntago bishoboka, njye ntabwo nshobora gusaba rwose imbabazi umuntu w'umugore, ahubwo uraza tugende cyangwa ntabwo uraza? Mama Iriza ati ntago nza. Papa Iriza ati sawa byihorere, wenda hari ushobora kuba utazi nk'ibibazo urimo kwishyiramo. Mama Iriza ati none se mu by'ukuri ubu ngubu nemere tugende? Papa Iriza ati cyane rwose, nuguma inahangaha ntabwo uzakira uriya mugore,
kubera ko azanagufungisha. Mama Iriza ati nta kundi reka tugende. Naho ntayandi mahitamo ufite, ubu noneho namenye ko ntabwo bisa kugira inshuti magara. Hagati ubwo tugarutse kuri Sano ari mu modoka, yaragiye aparika aho nyina aba maze ahita avamo yinjira mu gipangu. Ageze mu gipangu ahita akomeza yinjira mu nzu asanga nyina aryamye mu ntebe. Sano ati ma bite kuryamye hano? Mama Sano ahita akanguka ati Sano ni wowe? Mbyutse mu kanya ngiye kunywa amazi nicara hano birangira nsinziriye. Ahubwo se we bite ko uzindukiye hano? Sano ati mama hari ibyo nkeneye kukubwira. Nabonye nyina wa Iriza ariko ntago nzi rwose ahantu ho guhera mbivuga kubera yuko Iriza ntago azabyakira neza. Mama Sano ati wamubonye ute se? Hanyuma se ubundi wabwiwe n'iki ko ari we? Sano ati twaraganiriye nyina ambwira yuko yabuze umwana numva ni Iriza kubera ko yari afite n'ifoto isa neza nk'iyo mama Iriza yamaye. Ikindi kandi amazina yavuze y'umwana we asa n'amazina Iriza yitwaga kera. Mama Sano ati wa mugore w'iyo ngiyo mu cyaro wareze Iriza se niwe waguhaye iyo foto? Sano ati yego mama niwe wayimpaye, anambwira nyine uko ibintu byose byagenze, arambwira ngo nzashakire Iriza nyina. Umugore uvura Iriza rero nabonye afite indi foto neza neza imeze nk'iyo ngiyo, anambwira iby'umwana we nyine numva ni Iriza. Gusa nyine mama sinzi ukuntu nyine Iriza nabimubwira kuko ntabwo ashaka nyine kumenya yuko afite umuryango pe, ntabyo ashaka. Mama Sano ati biragoye rwose niba Iriza atabishaka, ariko nyine amaherezo bagomba kumenyana kuko ntabwo wabura guhuza umwana na nyina. Ahubwo si bya papa wawe byo bigeze hehe? Sano ati ese waba uzi yuko wa mukobwa yagucagaho inyuma afite na video yagiye afata? Mama Sano ati ndabizi ko yazifataga ariko ntabwo ntekereza ko yaba akizifite. Sano ataracyazifite mama, kandi nyine ngo ashaka amafaranga kugira ngo aziduhe, ndibaza niba twayamuha. Mama Sano ati Sano ibintu bya papa wawe wabyitayeho cyane rwose bituma udakora akazi kawe neza, aho bigeze ndumva rwose wabireka maze ukamwihorera. Sano ati kuki se namureka mama? Papa yarakubabaje rwose anababaza umugore wanjye, rero agomba kubihanirwa. Mama Sano ati aho arerega nawe ubu ngubu ntabwo atuje, ntabwo ameze neza rwose habe na gato, kubera ko yatangiye kubona ingaruka z'ibyo yakoze. Ubu ngubu amafaranga yaramushiranye ameze nabi cyane, ahubwo wikomereze rwose akazi kawe unakomeze wite ku mugore wawe, ibindi rwose ubireke. Sano atari ko se ubundi mama kubera iki buri gihe ubu usa nk'urimo kuvugira papa? Buri gihe cyose iyo ibyo tugiye kubirangiza uhita uvuga ngo nitumureke. Mama Sano ati erega buriya gufungisha umuntu si igihano. Yego nyine abagiye kujya ahantu nyine adafite ubwisanzure, ariko mu by'ukuri aba arimo kurya iby'abantu ndetse kandi akanarara ahantu atishyuye. Ariko uramutse umuretse nk'uko nguko ameze nta mafaranga afite nta naho kuba afite, nta gihano rwose kiba kirenze icyo ngicyo. Rero njye ndumva wamureka maze ukikomereza ubuzima bwawe. Sano atoke ntacyo bitwaye. Bakira ahubwo bagiye kumva hari umuntu ukoroye, maze Sano ati mama uwo nindi? Mama Sano ati inde se ko njye nawe numvise? Sano ati mama nta muntu wumvise akorora? Mama Sano ati ntawe pe, ubwo wasanga wumvise nabi cyangwa se nyine akaba ari mu baturanyi. Sano ati mu baturanyi byagera hano se? Reka ndebe mu cyumba. Mama Sano ati oya si ngombwa mwana wa, urumva se ubwo mu cyumba uwo muntu yaba yahageze gute? Sano ati ariko ndamwumvise mama reka ndebe. Ubwo agiye kugenda Mama Sano ahita amufata aramubwira ati oya mwana wa, ntago rwose ari ngombwa, ntugire ikibazo rega nta muntu uhari. Sano ati mama hari icyo uri kumisha? Mama Sano ati oya ntacyo, gusa urumva naba ngwisha iki? Sano ati nuko rero reka ndebe. Sano ubwo aragenda akajya mu cyumba cya mama we. Mama we kandi ubwo nawe akamukurikira maze bakinjira mu cyumba. Bageze mu cyumba basanga nta muntu urimo. Nuko Sano ati ariko njye mama nari numvise ijwi rituruka aha ngaha mu cyumba, reka ngende ubwo turasubira. Mama Sano ati nizere ko ugiye kwita ku mugore wawe n'akazi kawe, ibindi rwose ukaba ubiretse. Sano ati sinari mfite rwose kuba nabireka, nta nubwo rwose njye numva impamvu ushaka yuko mbireka, ariko niba ari kubyifuza nta kibazo pe.
gusa ariko icyo wamenya mama, sinzigera rwose numa papa yongera kugira ikintu rwose kibagukorera, reka nigendere tuzasubira. Sano ubwo ahita agenda. Ubwo akimara kugenda, papa Sano ava ahantu yari yihishe maze ati, ese kuki utamubwiye ko mpari? Mama Sano ati, kubera ko ntacyo bimaze, ntacyo nakora mu kubona rwose ufunze pe, igendere. Papa Sano ati, nese wambabariye? Mama Sano ati, ntabwo nshobora kukubabarira, kuba nakureka nyine ntibagufunge ntabwo bisobanuye ko nakubabariye, kubera ko ibyo wankoreye ntibishobora kuzamva mu mutwe pe. None ibyo wari ugiye gukorera Iriza umukazana wawe byo sinshobora no kubyirengagiza. Papa Sano ati, nta kundi. Ubwo umugore we aramubwira ati, ngaho genda, hatagira ukubona kandi rwose ntuzagaruke hano. Nyagasani Papa Sano ubwo yahise agenda. Wamunze naho ntayandi mahitamo ufite, ubu noneho namenye ko ntako bisa kugira inshuti magara. Ntiwakwiyumvisha ko mba niyumva nk'iyo turi kumwe, uranyibaza inshuti igihe hose ibaye. Amasaha ubwo yakomeje gucaho, tugaruka kuri Mama Vanilla ahantu akorera. Nuko Mama Vanilla ahita aza aramubwira ati, ntunguwe no kumva urimo kunshaka, ngwino twicare hano mo imbere. Sano ati, oya, ndashaka kugenda kandi rwose ndimo kwihuta, mfite akazi kenshi, ahubwo nuko hari icyo nifuza kuba nakubwira. Mama Vanilla ati, nta kibazo rwose mbwira. Iriza ameze neza? Sano ati, yego ameze neza nta kibazo. Mama Vanilla ati, okay, ngambwira icyo ushaka kumbwira. Sano ati, nyine burya cyagiye Iriza yarakubeshye. Mama Vanilla ati, yarambeshye? Yambeshye se ubwo iki? Sano ati, nyine bimwe yakubwiye by'uko n'ababyeyi yigeze agira ntabwo ari byo. Mu by'ukuri ntabwo papa we yapfuye bamutwite, nta nubwo kandi mama we yapfuye amubyara, ndetse nta nubwo rwose yigeze akurira mu muhanda kubera yuko yari afite ababyeyi bamureraga. Mama Vanilla ati, nese ubwo kuki yaba yarambeshye? Sano ati, nyine impamvu ni ukubera ko umuryango yakuriyemo utigeze umukunda, kugeza n'ubwo uwo muryango wari ugiye kumugurisha ngo abane n'umugabo umubyaye. Ikindi kandi buriya Iriza yakuze nyine abwirwa yuko ababyeyi be rwose bamutaye ntibagaruka kumureba. Ibyo byose rero byatumye akura yanga ababyeyi be bamubyaye n'abamureze. Mama Vanilla ati, rwose birumvikana, ntabwo yabura kubanga, ariko se kuki uje kubimbwira? Sano ati, nyine mu by'ukuri umbabarire ko ntahise mbikubwira ejo, cyagiye ukimara kumbwira nyine inkuru y'umwana wawe wabuze, ariko nyine basi icyo wamenya nuko uwo mwana wawe wabuze ari we Iriza. Nyagasani Mama Vanilla ati, gute se? Ubizi ute? Abareze umwana wanjye bambwiye ko yapfuye. Sano ati, abakubwiye ko umwana wawe yapfuye barakubeshye rero, kugira ngo utazabaka amafaranga wabahaye ubwo wasigaga nyine Iriza. Ikindi wamenya nuko bagiye no kwimuka, kugira ngo utazayabaka ayo mafaranga miliyoni 25 wabasigiye cyagiye mu isakoshi. Nyagasani Mama Vanilla ahita atungurwa cyane ati, ntabwo ndi kubyumva neza, barambeshye ngo umwana wanjye yarapfuye kugira ngo ntabishyuze amafaranga. Iyo bambwira se ko ntayo bafite sinari kubumva, batekereza ko sinari kwita ku by'amafaranga nabonye umwana wanjye nari maze imyaka nifuza kubona, ariko nanone rwose ntabwo ndi kubyumva ukuntu yaba ari Iriza. Sano ati, hanyuma se umwana wawe ntabwo yitwaga Utuje Vanessa? Mama Vanilla ati, yego niko yitwaga. Sano ati, rero bamuhinduriye amazina kugira ngo mutazanahura ukamumenya. Mama Vanilla ati, Iriza ni umwana wanjye? Ntabwo nakizera ko umukobwa mwiza nk'uriya ari umwana wanjye. Urambeshya, ntabwo byaba ari byo pe. None se arabizi yuko ndi mama we? Reka njye kumureba. Sano ati, oya, ntabwo bishoboka. Mama Vanilla ati, kubera iki? Sano ati, ntabwo abizi yuko uri mama we, kandi mu by'ukuri niyo yabimenya ntabwo rwose yabyishimira, kubera yuko ntiyifuza kukumenya, kubera ko nyine bamubwiye ko ababyeyi be bamutaye ntibagaruka kumureba. Rero mu by'ukuri ntabwo yifuza kukumenya, nta nubwo yifuza kumenya rwose ko hari umuntu wo mu muryango we uhari. Mama Vanilla ati, ariko nabimwumvisha kuko nta kibi ngiye nakoze. Sano, ni ukuri imyaka yose ishize nandukanye n'umwana wanjye, nta na rimwe nigeze rwose ndyama ngo nsinzire neza. Nahoraga nifuza kumubona, rwose ndakwinginze mbabarira njye kureba umwana wanjye. Sano ati, oya,
uzategereza nyine mbanze muvugishe mwumvishe yuko nyine nta kibi wakoze. Mama Vanilla ati na n'ubu ngubu sinizera ko rwose ibyo uri kumbwira byaba ari ukuri. Disi uyu mubyeyi ubona yuko yishimye cyane ati umwana wanjye ni Iriza. Nongeye ndamubonye koko nyuma y'imyaka myinshi, ariko nibazaga impamvu namwikundiye rwose nkimubona naho n'umwana wanjye. Nari mbizi ko rwose umunsi umwe nzahura nawe, none birabaye. Basi uzamwumvishe ko rwose nigeze mwanga, nta nubwo rwose ngiye nanze rwose kujya kumureba, kubera ko nta nuko nagize ngo byibura amenye n'ahantu nakura uriya muryango, ariko ndashakisha rwose ndaheba. Sana ati ntugire ikibazo rwose azabyumva. Mama Vanilla ati Imana rwose izabimfashemo pe, kubera yuko nayo irabizi ko rwose nigeze mba umubyeyi mubi, gusa ndumva byandenze pe, ntabwo wakumva ukuntu muri ngemerewe. Sinigeze ntekereza ko uyu munsi uzigera ugera nkamenya umwana wanjye. Reka mite nahanjye no kubibwira rwose Vanilla mukuru we. Mama Vanilla disi ubwo yaragiye, ubona yuko yishimye cyane. bamwe baraza ku nyungu zabo, abandi bakaza ku ruhande rubogamye. Ubwo iminsi yakomeje gucaho, Papa Iriza kandi ubwo na Mama Iriza bo bari baragiye. Papa Sano we kandi ubwo yari akomeje kubaho nabi. Mama Vanilla we ahora ajya kwirebera umwana we Iriza, ari nako kandi Iriza nawe bakomezaga kumwitaho kugira ngo bamuvure amaso. Umunsi umwe ubwo ari nijoro kwa muganga, Iriza yari ari mu cyumba yicaye ku buriri ari kumwe na Sano. Ubwo arimo amuganiriza amubwira ati mu by'ukuri sinigeze ntekereza ko uyu munsi uzigera ugera nkicara ahantu nk'ahangaha mvuga ngo bagiye kumvura, nongere gukanguka ndimo kureba nk'abandi bose, ariko disi reba bigiye kuba. Mu minsi mike ndaba ndimo ndeba neza byose kandi kubera wowe. Sana ati icyo nshaka ni uko mbona nk'uko wahoraga nyine ubyifuza. Iriza ati mu by'ukuri sinyuzaruta nongeye kukubona pe, ariko ndimo kwibaza umubare w'amafaranga watanze muri ibi ngibi ukuntu ungana. Sana ati uko yaba angana kose ntabwo nabura kuyatanga kuri wowe, erega ntacyo nazagukorera mugore mwiza. Iriza ati ese ubundi kuki wankunze, kuki ari ngiye wahisemo? Sano ati nyine impamvu ni uko ari weho tuberanye, ni nawe mukobwa wenyine wabashije gutuma njya mu rukundo nta birenze ukoze. Biratangaje kuba hari benshi bakoze byinshi kugira ngo mbakunde, ariko bikarangira n'abakunze gusa, ariko wewe ngagukunda bitagoranye. Iriza ati niyo mpamvu nifuza nanjye kukubona pe, umbabarire rwose uzaba uri hafi kugira ngo nzafungure amaso yanjye ari we mbona bwa mbere y'abandi. Sana ati ntugire ikibazo rwose nzaba mpari. Ese ko muganga ari gutindara? Iriza ati ariko rwose uriya muganga atuma mwibazaho cyane, abanyitayeho buri munsi kandi abaza kundeba mu rugo amvugisha rwose neza numva byishimiye. Njye rwose nibaza impamvu ibimutera. Sana ati birakubangamira se? Iriza ati hoya, ariko nyine bintera kumwibazaho kubera ko mbona anankunda cyane rwose kurusha wa mukobwa we ngo ni Vanilla. Umuntu mbere yo kujya mu kazi uza kundeba yanavayo akagaruka kundeba, ubwo sibyo ni ibiki? Gusa nyine agira umutima mwiza. Sana ati mumeze kimwe pe. Iriza ati rwose wapingiye nta mutima mwiza ngira bigeze hariya, nkunda ukuntu yivugira neza gusa. Sana ubwo aramubwira ati mu by'ukuri Iriza nta yindi mpamvu ibimutera, nuko nta mubyeyi udakunda umwana we rwose uko byagenda kose. Nyagasani. Iriza ati ariko njye sindi umwana we. Bakiraho muganga Mama Vanilla ahita yinjira avuga ati munyihanganire rwose natinze, hari ibyo nari nyirimo gutunganya. Iri umeze neza? Iriza ati yego rwose meze neza nta kibazo. Mama Vanilla ati ubu ngubu rero ngiye kugusinziriza, uzongera gukanguka ejo bundi umeze neza rwose uri kureba n'amaso yawe abiri. Iriza ati ese ubwo birakunda? Sano aramubwira ati sheri ntabwo byizeye? Iriza ati nyine mu by'ukuri sindimo kwiyumvisha rwose ko nareba, n'imyaka yose maze ntareba. Mama Vanilla ati ndi hano rero kugira ngo nyine ibyo bintu ntume biba, ugomba kureba. Ese umuntu wagufashaga ku bijyanye na Toroma wabonye hari icyo byahinduye? Iriza ati cyane rwose
hari ukuntu nyine nabaga numva muri njye mfite agahinda kenshi kubera nyine ibyahise, ariko ubu ngubu byamvuyemo nyine byaramfashije. Mama Vanilla ati naho se amaso yawe hari icyahindutse? Iriza ati nyine si cyane, ariko nyine hari nk'ukuntu nabaga nicaye nyine nk'ahantu hatabona, hanyuma nyine hagira nk'umuntu ucana itara, nkahita nsa n'ubona nyine hari igihindutse, nkabona akamuri gake. Mama Vanilla ati nibyo rwose, ngiye kukuvura noneho rero urebe neza. Ese ni ikihe kintu ufitiye amatsiko cyane? Iriza ati ni umugabo wanjye, niwe nifuza kubona mbere y'abandi bose. Mama Vanilla ati nta wundi muntu se wifuza kuba wabona, wenda nka mama wawe? Iriza ati mama wanjye se kandi wuhe? Ariko urabizi ko nawe nigeze. Mama Vanilla ati ese kuki wabyizeye ko yapfuye akubyara, ntutekereze ko hari ukundi kuntu byaba byaragenze? Iriza ati njye nyine nizeye ibyo nabwiwe, kuko ntabwo nigeze mubona, ikindi kandi nyine ibyo ntabwo rwose bindeba, nta nubwo nifuza kubimenya. Sana aramubwira ati sheri wibirakariramo, mugareka ngende rero ubwo tuzasubira. Nzagaruka ryari? Cyangwa se ngume hano kugeza kumuvura birangiye? Muganga ati oya rwose nta kibazo wakitahira, ngiye kurara mwitaho, n'ejo agomba kwirirwa nyine hano kugira ngo nyine abanze amere neza, hanyuma ejo bundi nibwo nyine uzaza kumureba unamutahana ameze neza. Ndamwitaho rwose ntuhangayike. Sana toke nta kibazo, noneho reka ngende. Sheri reka ngusige rero nyine ubwo tuzasubira ejo bundi umeze neza. Iriza ati uzaba uhari nyine abari weho mbona bwa mbere. Sano ati rwose ntugire ikibazo, nzaba mari kubwawe rwose mugore mwiza, ngaho bayi. Ahita amusoma akamubwira ati ndagukunda. Iriza ati nanjye ndagukunda sheri. Sano bwahita asohoka maze ageze hanze asanga Lucas ahagaze hanze. Lucas ati bwa nyuma na nyuma umugore wawe bagiye kumuvura mana arebe. Sano ati Luka nakoze ibintu byinshi cyane rwose byiza, ariko mu buzima bwanjye n'ubwa mbere nkoze ikintu nkumva rwose ntakigurira akantu. Mu minsi mike umugore wanjye arabareba neza, noneho ikintu gishimishije ni uko ari nyina uri kumuvura. Lucas ati rwose hari ukuntu Imana igira gutya igakora rwose ibintu bitangaje. Buri uriya mugore rwose niwe muntu uzi uburyo yishimiye kubona agiye kuvura umwana we. Ni nk'uko nanjye nari kwishima iyo tuza kujya imbere y'urukiko ndimo ndashinja papa, ariko nyine mama uri hariya ibyo ni ukuvuga ngo nimureke kandi byari bigiye kurangira. Gusa ariko nyine nanone yambwiye ikintu nakunze, ngo muri gereza buriya yajya arya ibyo atavunikiye akanaryama ahantu atishyuye, ariko naguma hanze adafunze ubukene buzamwica maze abura ukuntu abaho, na cyane ko n'amafaranga yakura kuri konti ye ya banki. Lucas atari komani uzi ko icyo kintu ari cyo gufungisha umuntu buriya uba umworohereje agiye kubaho nyine atanavunika, ariko umuretse n'umufungishe inzara yamwica akarara hanze, ubundi akumva rwose uko guhemuka bimera. Na cyane ko nta n'umuntu wakongera kumwizera ngo amuhe n'akazi, ahubwo buriya gahunda niyo ngiyo, reka bigende gutyo maze abanze yumve. Sana ati rwose bisa nkaho byatangiye kumucanga. Hari umuntu wambwiye ngo yamubonye arimo kurira ikigori ku muhanda. Lucas atari komani birababaje mu by'ukuri kubona umuntu nk'uriya wari ukomeye ahagaze ku muhanda arimo kurya ikigori mu nzira abantu bose bamureba. Sana ati niyo mahitamo nyine yakoze, nabe muri buriya buzima nyine nibyo bimukwiye. Lucas ati ntibizoroha pe, tuzagaruka se kureba Iriza ryari Imana? Sana ati ejo bundi, ngo nyine mama wagiye kurara amwitaho, ejo azakomeza aryamye anaruhuka, hanyuma ejo bundi tuze kumureba. Lucas ati Imana icyakoza niwe mugabo rwose abandi barabeshya, n'umugore w'indashima uramutse umukoreye ikintu nka kiriya sha yashima pe. Sana ati ntacyo Imana ntakorera umugore wanjye Luka, n'ubuzima bwanjye nabutanga ariko rwose akamera neza, ahubwo umunsi umwe isi yose nzayibimuraho ubundi nyimwihere. Lucas ubwo araseka maze ati binashoboka wanabikora da, erega mani buriya wese njya nkumenyera. ntugire ishyari ry'ibyo maze kugeraho, wowe ndanagushimira byimazeyo, mvuga ibyiza unyeretse ubushuti
udafite uburyarya, wankunze ntaho ntayandi mahitamo ufite, ubu noneho namenye. ubwo haciyeho iminsi tugaruka ku mugoroba Kelly yicaye iwe mu rugo hanze, nuko Julie araza ubona ko nta mbaraga afite kandi ubona ko bitanakabije, ahita abwira Kelly ati Kelly nizere ko ntatumye urwara umutima. Kelly ati nari nzi yuko wagiye burundu utazagaruka. Julie ati kuki se nagenda? Yego naratinze ariko byibuze ndaje. Kelly ati Kelly ubwo aramubaza ati hanyuma si yo nshuti yawe wari urwaje warayirwaje irakira cyangwa yarapfuye watinze urimo gushyingura? Julie ati wivuga gutyo pe, naramurwaje arakira, nanzi kuva wenyine ataramera neza niyo mpamvu natinze. Kelly ati hanyuma se ukuraho telefone? Julie ati nyine fone yanjye ntayo mfite barayinyibye, ariko basishimire yuko ngarutse. Ubwo Julie ahita yicara maze ati ahubwo se kutarambwira inkuru nziza, bya bindi byagenze gute warabikoze? Nizere ko isura y'uriya mukobwa yose yahiye ku buryo nta n'umuntu wamureba ngo amumenye. Kelly ati cyane rwose narabikoze, nabikoze neza rwose nk'uko wari wabimbwiye. Ubu ngubu ari mu bitaro n'umugabo we rwose yirirwayo ndetse kandi akanarara yamurwaje. Julie ati ntiwumva ubundi uhagira umukunzi yagira wowe, bari baranyishongoyeho shana n'isoni. Sano kuko akunda umuntu utareba ansize ngiye ureba neza, nta kindi kintu cyari kimukwiriye uretse kumuha isura yayindi umwana areba akahita yikanga. Kelly ati umutima w'inyamaswa rwose wo warawuvukanye si uwushakisha. Julie ati wivuga gutyo rwose kubera yuko nawe urabizi yuko byari bikwiriye. Sano yarambabaje nawe yagombaga kubabara. Kelly ati urangije se uhitamo kunkoresha? Julie ibyiza byose nabigukorera ariko ikintu nka kiriya rwose ntabwo nshobora kugikora. Julie ati wambeshyaga rero ntabwo wabikoze? Kelly ati yego rwose ntabwo nabikoze, n'ikindi gikorwa kimeze kuriya ngiye sinzegera nkikora. Ubwo Julie arakaye cyane ati nari mbizi rwose ko nta kintu maze nta n'icyo ushoboye, nakabaye narabibwiye undi aho guta igihe mbwira wowe. Warangiza regukirirwa uvuga ngo urankunda utanamfasha byibura ngo ubabaze abantu bambabaje. Kelly ati uriya mugore wa Sano mu by'ukuri nta kibi yakoze Julie, ni umugore uraho w'umuziranenge wigirira umutima mwiza. Biratangaje kuba yaribazaga iby'umwana utwite akabwira Sano ko agomba kukwitaho kubera ko ataramenya ko umwana atari uwa Sano. Umugore nk'uwo ubwo mu by'ukuri nabamugirira nabi muzize iki? Ni intama y'Imana, umutima we rwose usa nkawe. Kuki nari kuba mukorera ibintu nka biriya se ubwo ngubwo? Kuba ngukunda Julie ntibisobanuye ko nakora ibyo ushaka byose. Ntago ndi ihene yawe washyiramo ikiziriko ukajyana aho ushatse hose. Julie ati ntago ntunguwe rega n'ubundi kuva kera ntacyo wari ushoboye. Kelly ubwo aramusubiza ati nkubwire wa mukobwa umbabarire ntushake kuntuka. Julie ati none se mu by'ukuri hari ikintu ushoboye wowe? Niba ibintu nka biriya byarakunaniye ubwo hari ikintu ushoboye? Nanjye gufite zabakunzi da, niyo mpamvu nanjye no mu nzozi zanjye mbi nigeze ntekereza kuzigira ngukunda. Ubu ngubu rwose noneho ndatuje mbonye yuko nari impamvu nari mfite byo kuba nabyarana n'ingegera nkawe. Nyagasani ubwo Julie yinjira mu nzu maze agafata ibintu bye byose maze akahita asohoka akabwira Kelly ati ndagiye. Kelly ati genda niba rwose ubishaka ariko ukomeze wiyiteho umwana wanjye atazagira ikibazo. Julie ubwo araturika agaseka maze ati umwana wawe se wuhe? Kelly ati Julie njye nta mbaraga rwose mfite zo kuba naterana nawe amagambo, icyambere nuko wanyumvise. Julie ubwo aramusubiza tumva nkubwire Kelly ndakumenyesha ko uwo mwana wawe nawe ugihari kuko nari mbizi ko we rwose nta kintu kubera ko nari mbizi ko wewe nta n'ikintu wamarira. Ubwo se umuntu utakura icyo umukunzi we ashaka ubwo urumva hari ikintu yaba amaze? Nabimenye kare di, ubu ngubu icyo nakubwira ni uko uwo mwana ugomba kumwibagirwa kubera yuko ngiye Julie sinabyarana nawe. Kelly atumva nkubwire Julie nizere ko utari wagiye gukuramo inda kuko sinatekereza kabiri kwitamo gukurikiza. Julie ati njye ntabwo bari ko ngufitiye, nanayikuyemo rwose kubera yuko sinari kubyarana rwose n'ingegera nkawe. Ukora icyo ushaka singutinya. Nyagasani. Kelly ati Julie waratinyutse unyicira umwana? Kuki wankora ibintu nk'ibyo ngibyo koko Julie?
Jura ati kubera ko nari mbizi ko nta kintu umaze wowe, niba se utabasha kubabaza abantu bambabaje, urumva njye nari kubyara icyo cyana cyawe. Nyagasani ubwo umukobwa yise agenda, Kelly asigaraho ngaho ababaye cyane maze ahita yinjira mu nzu ajya mu cyumba cye. Yihuse cyane ahita afata rya cupa, riba ari icupa rimeze neza nka ryari ririmo asidi. Nyagasani bamwe baraza ku nyungu zabo, abandi bakaza ku ruhande rubogamye. Wowe wateze urutugu rwawe ndarira. hagati ubwo tugarutse kwa muganga, mama Sano, Linka, Yanise, Mika, Lucas na Sano bari bahagaze aho ngaho hanze. Linka ati sinakizera ko Iriza ubu ngubu bagiye gufungura amaso akareba. Mama Sano ati ubu ngubu nawe disi afite amatsiko. Linka ati ubundi wagira umugabo rwose yagira Sano, gusa ariko nyine nanone biratangaje nyine kuba nyina ari uri kumwitaho pe. Sano ati nukuri biranshimishije cyane, buriya nyine nawe yabikoze yumva byishimiye kuba yari arimo kuvura umwana we. Sano ati ese we amakuru numvise namwe murayazi ngo papa asigaye arya ibigori ku muhanda? Mama Sano ati ese ko yakennye vuba, ubu ngubu nta nubwo ari kugurisha imyenda ngo akomeze abeho neza? Lucas ati imyenda yerega yayitaye muri hoteli cya gihe ubwo yari ari kumwe na Iriza, kandi nyine ntabwo yari gusubirayo kubera ubwoba. Sano ati rwose nabyumve nibyo yashakaga. Mama Sano ati hanyuma se ko atagiye gusaba ubufasha mu nshuti we Papa Juri? Linka ati ntabwo bakiri inshuti erega, Papa Juri nashyigikira rwose amafuti, kandi n'undi muntu muzima nyine w'umugabo ntabwo yakuva rwose ibyo papa yakoze ngo bakomeze babe inshuti. Mama Sano ati niyihangane nta kundi, bishoboka namusubiriza igihe inyuma akaba nyine umuntu mwiza nk'uko mbere byahoze, gusa Imana ntabwo yamubwa ubushobozi. Yanise ati ese mama kumba numva ufitiye urukundo rwishi papa? Mama Sano ati naba se mwangira iki ko umuntu ahinduka nk'igicu? Nyine nawe yarahindutse, ariko sinjya nibagirwa nyine yuko yahoze ari umuntu mwiza. Bakiraho mama Vanilla ahita asohoka maze ati ndabona mwese mwaje. Sano witeguye kubona umugore wawe? Sano ati cyane rwose. Mama Vanilla ati byose rero byagenze neza, ubu ngubu amaso ye rwose ni mazima arareba neza, ariko hari amarinete araba arimo gukoresha, gusa nyuma izo rinete nazo azazireka. Ikindi ubu ngubu Sano wakinjira akaba ari we muntu wa mbere abonesha amaso ye nk'uko yabyifuzaga. Sano ati wawu ninjira njya kumureba? Mama Vanilla ati cyane rwose, vayo ahubwo twinjirane. Bahise binjirana basanga Iriza yicaye ku buriri, ariko kandi ubwo Iriza aba afite ibipfuko byinshi ku maso. Mama Vanilla ubwo ahita avuga ati nuko rero bigenda iyo tuvura umuntu, ntugire ngo nindi mpamvu yatumye rwose mupfuka. Niko Iriza witeguye se kubona Sano? Iriza ati yego rwose. Mama Vanilla atoke ubwo nyine ugiye kuguma ubuhumirije banze ngo upfukure. Mama Vanilla disi ubwo yamukuyeho bya bintu ahita asohoka. Sano ati ufite amatsiko? Iriza ati cyane rwose, ntabwo ndi kwizera ko ngiye kureba nyuma y'imyaka myinshi. Sano ubwo amwicara iruhande maze ati zari inzozi zanjye mu by'ukuri kukureba nawe uri kundeba, ngafungura amaso yawe maze undebe sheri. Iriza ati ese nibyo koko nimfungura amaso yanjye ndakubona cyangwa ni inzozi? Sano aramusubiza ati inzozi zawe zari ukumbona, rero igihe ni iki ngiki, fungura amaso yawe maze undebe. Iriza ati mbere yuko mfungura amaso yanjye ariko reka mbanze nkubwire, ndagukunda cyane rwose Sano nubwo ntazi ukuntu usa. Sano araseka ati akubigira ngo nsetse, nanjye rwose ndagukunda cyane sheri, ngafungura amaso. Nyagasani ubwiriza atuje cyane yahise afungura amaso, arangije ahita noneho namenye ko nakubisa kugira inshuti magara. Ntiwakwiyumvisha ko mba niyumva nk'iyo turi kumwe.
nyagasani. Iriza asaba ngo koko ibingibi bagiye kubyizera ko ari ibya nyabyo cyangwa se agiye gutekereza ko arimo kurota. Ntucikwe na episode ikurikira, iraza kuba ari episode iryoshye kurenza izindi zose wumvishe muri ino nkuru ya Sano na Iriza. Nk'ibisanzwe kandi kuri mikoro uba uri kumwe nanjye Alpha Sam. Reka twese duhure muri comment maze tubwirane ukuntu turi kubyumva. Hagati aho ariko none se wari uzi kubishatse wajya gukora akazi mu mahanga, urugero nko muri Canada, Dubai, Qatar ndetse na Poland. Wari ubizi se ko wakwiga mu bihugu bitandukanye nk'Ubwongereza, Cyprus ndetse n'ibindi byo mu Burayi. Noneho nko muri Canada ho hari inama izaba tariki ya 29 na 30 z'ukwezi kwa 9. Kano kanya ubu tuvugana ushobora kwita wapurayinga kuyijyamo unyuze kuri website yabo yitwa studyworkabroad.net cyangwa se ukahita bavugisha kano kanya kuri nimero yabo 0788 21 2611. Bahita bagufasha kubona ibyangombwa byo kwita uyitabira iyo nama, hanyuma wagerayo ugahita unatangira gahunda zawe z'akazi no gushaka ibyangombwa byo kuba wahita no muri Canada. Ibi ngibi byose kandi kubikora biroroshye cyane kubera ko kampani yitwa Study and Work Abroad Expert Limited yaje ari igisubizo ku banyarwanda kubera ko serivisi nyinshi bagira. Wishyura nyuma yo kubona visa, bakahita bagufasha kandi kubona ibyangombwa no kwiga muri Canada na Amerika ku nguzanyo, ndetse kandi iyi nguzanyo iboneka no mu bihugu rwose bimwe by'i Burayi. We bavugisha kuri nimero yabo 0788 cyangwa se nimero yo ku cyicaro gikuru mu Bwongereza agateranyo 44 74 26 42 20 Ntiwakwiyumvisha uko mba niyumva nk'iyo turi kumwe, yeah, yeah.